Turabasuhuje mwebwe abadukurikiye nanone kuri umurongo cyangwa se channel yacu umubwiriza online TV. Tubashimira cyane uburyo mukomeje kutuba hafi. Uyu muri kumwe akaba ari mwene so Damien, abandi kumwe n'umutumirwa wacu hano twaturi Lexington, Kentucky. Byatugoye rero kubona uyu mutumirwa, twaturi kumwe n'umutumirwa w'Imena. Reka nawe tumwikaze nubwo turi wabo atwakire abibwire kandi anabasuhuze. Murakoze. Abakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Meshaki. Ikaze muri Lexington kuko noneho gutanga muri wari nzini wacu. Ikaze muri Lexington. Murakoze cyane. Kandi namwe mwakoze kuba mutwakiriye kuri channel yanyu. Imana ibamugishe. Amen. Ubwo Meshaki bakurikiye kuri channel umubwiriza online TV, ushobora kwibwira abantu urinde ukora muri make. Yego urakoze cyane. Si byinshi ariko nta kibazo nkuko bivuze nitwa Meshaki niyo muzina yanjye. Yavuze rimwe. Urashaka amazina yombi? Nitwa Gasore Meshaki. Gasore Meshaki. Nkaba ndi umugabo ndubatse, mfite abana, umugore n'abana batatu. Hano Lexington ku usanga ndi mu makuru y'Imana y'Igisha. Uri kuza rero ndikurenguka. Sinzera niba nakidikireza. Uyu akaba ari bita cyangwa se witwa Meshaki, ukora kuri channel bita Big Mind TV Show. Ibyo bintu bitekereje gute? Ko ari urugendo rurerure, ni ibintu bisa naho ntavuga yuko natekereje igihe kirekire cyane, ahubwo sinanjye njyenyine kuko hari undi mugenzi wanjye witwa Pasi. Ni ibintu twatekereje ariko dufite ahandi hantu tubikuye kuko hari ibindi bintu nakoraga bitari ibingibi. Ndi umuntu uzi kwandika, buriya nshobora kwandikira inkuru, nkaba nakwandikira inkuru runaka, yaba ari inkuru yajya mu gitabo, inkuru ishobora kuba yaba theatre se, ishobora kuba filime n'ibindi nk'ibyo n'indirimbo. Ni igitekerezo cyagiye kiva cyane kuko ibyo nabikoraga. Then nza kuzatekereza kuba nshobora navuga nese ni ibintu mbizi kuko nabikoze mu Rwanda 2008 narabikoze, 2009 narabikoze, kandi iza no kuzagera ku rwego rwiza kuko zimwe mu nkuru nagiye nkora zagiye zibizambere no ku rwego rw'igihugu. Ndavuga ni ibintu niba nabikora ko mbishobora kugira ikindi kintu byatanga. So nza gutekereza gukora filime, ndayikora, ntekereza no ko nashyiramo n'abantu tukayikora. Then ariko abantu ntibaboneka uko nabitekerezaga, uko nabishakaga ntibaboneka nguko. Hanyuma muri icyo gihe cyo kubikora gutyo natekereje ndabana ariko nubwo ariko ndi kubikora ibi bintu hari ikintu tuzabura muri bino bintu turi gukora, kuko narinzi yuko nimbikora nzakena no kubyamamaza. Atakibazo n'isi nzabyamamariza. Ese bizansaba ko ngenda nkajya mu Rwanda kugira ngo ibi bintu ndi gukora niyo njya kubyamamaza. Mbona nabyo andi step ndende, ndabona burya hari ikindi kintu dukeneye kirenze icyo ngicyo. Nyuma ariko uretse n'ibyo hari n'izindi navuga ni nka inspiration nagiye mbona zatuma mbikora. Ujya kubona ukabona nk'ahangaha turi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuntu afite business ariko asanga na business akorera iwe mu rugo. Ukibaza ese uyu muntu ukora business iwe mu rugo, dusuppose niba ari imyenda acuruza, ugasanga ni imyenda acuruza mu ivarisi. Ese uyu muntu ucuruza imyenda mu ivarisi azagera ku rwego rwo kugira iduka no kugera ku ruhando mpuzamahanga rwo kuba yaba umucuruzi ukomeye byagenze bite no kumenyekana? Urumva kusanga n'ibindi style turacyabura ikintu umuntu yakwita uruvugiro, ahantu ashobora kuba yagenda akagaragariza ibintu bye, akabwira abantu ibyo akora, hanyuma niba afite serivisi runaka atanga bakamugana. Ibyo bintu bigenda bimfushinga kugira ngo nanone ntekereze kuba bino bintu nabikora. Then nyuma yaho gatoya wayihanganye gato ndi mu kiganiro ndaje ndabamagana. Noneho urumva nk'ibyo bintu byose ni ibintu byagendaga bituma mbona yuko hari ikindi kintu gikenewe gusumba ibyo abantu bakora. Yego dufite imirimo turayikora, dufite byinshi cyane dukora, ariko still nubwo tubikora turi kubura ahantu dushobora kwamamariza bya bintu byacu dukora. Dufite abantu b'abahanzi bagenda bakora imiziki itandukanye ariko asanga still nta promotion afite ishobora kuyamiriza ku rwego runaka. So ibyo bihita bituma rero nushobora kumva yuko hari ikindi kintu dushobora kuba twagomba gukora. Niho negera abantu bari benshi by the way nta nubwo bari bakeya
mbabwira igitekerezo mfite no mu kubabwira igitekerezo mfite abantu basa naho bacyumvise bakacyakira uko nguko bigomba guhita bikunda ni Pasi. Ni nayo mpamvu n'iyi saha ari ibintu twakoze njye na Pasi twenyine. So ubwo Big Man TV icyo ko twasanze ko ari ngombwa nituramuka tubishyizeho noneho hari uburyo bwo kuzadufasha abantu kugira ngo bave ku rwego rumwe bajya ku rundi. Ibintu byiza cyane kandi bishimishije. Mishaki arakoze cyane, yinjiye mu kiganiro nyirizina. Ni umuntu ugaragara nk'ufite impano nyinshi zitandukanye, ariko reka mbere ko dukomeza tumanze twiragize Imana. Ntabwo twibagiwe ko Imana ariyo rugira, ariyo igena byose, ariyo dukesha ibi. Reka rero dusenge kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu, Imana ibidufashemo. Murakoze. Turagushimiye, turaguhimbaje Yesu Kristo mu bugingo bwacu, Mana yacu. Uri Imana igira neza. Ibi twabiteguye nk'abantu, turavuga ngo wowe Mwami nk'uko wabyemeye ukomeze ubibemo kandi ubitegure kugira ngo ari abatwumva n'abatubona Mwami bizababere inyungu kandi bizafashe benshi. Ngaho Mwami tubabarire, uze ubaye natwe, emera utugire neza, maze abaduhana umugisha n'abatwumva twese Mwami tukugire umugisha. Bino Mwami uhereze umugisha ichano yacu umubwiriza online TV ndetse n'icano y'umuvandimwe Big Man TV. Mwami uyihereze kwaguka no gutera imbere, ukomeze utwiteho, uduhana umugisha. Bene dataraki bacu ubafashe, abarwayi ubakize, abananiwe ubashoboze, abihebye ubahumurize, abashonje ubahaze, kuko ari umutunzi wa byose, ni wowe ufite byose. Ngaho ngwino uba natwe gutangira ndetse no gusoza kino kiganiro tugishize mu biganza byawe kugira ngo kiberwe nawe, ko tubyambaje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana rero yagushimwe n'icyubahiro kuko ariyo dukesha kubaho. Dushimye Imana kuba yabanye natwe, yaturinze kuva Louisville kuza muri Kentucky Lexington. Ntago byari byoroshye, urugendo rurerure, twahuye n'akavura. Umuvandimwe twashatse cyangwa se twifuje guhura nawe kenshi kuko ari umuntu ufite imirimo myinshi kandi itandukanye. Kumubona ntabwo byari byoroshye, ariko reka twongere tubasuhuze bavandimwe, inshuti z'umusaraba, bene data baki bacu abari hirya no hino. Ese mwiriwe kuri bandi, ese mwaramutse, Imana iduhane umugisha. Reka rero dukomeze ikiganiro cyacu ntagaruka. Niyo mpamvu uyu munsi turi kumwe n'umuvandimwe Mishaki. Reka twongere tuvuge ngo muraho murakomeye. Tumeze neza. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Amen. Iyo bavuze Imana wumva iki? Imana rero keretse numbaza ngiye uko mbyumva cyangwa niba nuko nabandi babyumva. Wowe ubwawe byumva ute? Iyo uvuze Imana ngiye mbanza kwibaza ubundi yimbajije ninde. Kuko abantu benshi bagira Imana zitandukanye. Ushobora kumbaza Imana yenda uri umuhinde gahita ntigeza ntiwasanga Imana uvuze ari inka. Akina yanga. Cyangwa kumbaza Imana yenda se uri mu biriya bihugu bindi by'abanyaziya ngira ngo Abashinwa hari niba ntibeshye ngategeza ko ari Buddha. N'ibindi nk'ibyo ngibyo. So ubwo biterwa n'umbajije Imana icyo ari cyo. Imana wari we n'Imana. Imana nge ni umuremyi. Niko numva usanzwe Imana. Imana ni umuremyi. Yego. Nibyo bisubije neza. Imana ni umuremyi. Ko twatanye tuvuga ati niwe rugira kandi niwe dukesha byose. Yego. Nge turi kumwe ngira ngo uransobanukiwe. N'ubushize twakoranye ikiganiro, ngewe ndi umukristo, ndi umuvandimwe. Ndi umuvandimwe wawe, nawe uriwe. Nanjye ndiwe rwose. Urumva turabavandimwe bahuye, twese turi abakristo. Yego. Nicyo kiganiro Amen. Icyo kiganiro cyaza koroha ko tuziranye. Yego. Nkaba ndi umukristo kandi Imana ikatugira umugisha, twabona umwanya tukavuga ku jambo rye, tukabwira abantu imirimo n'ibitangaza Uwiteka yakoze. Yego. Amen. Amen. Mu gitabo cya Yobu nkuko nabivuze Yobu 42 haravuga ngo Uwiteka nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Nawe si ukubyizera? Yego nibyo kuko nta cyarogoye imigambi y'Imana. Kiretse turamutse dusanze ibi byo twigishwa
no gukomera kw'Imana turamutse dusanze baratuyobeje niho byaba ari ibibazo ariko baramutse bataratuyobeje uko niko kuri abantu baratungurwa ariko Imana ntabwo igitungurwa byose biba ku mugambi wayo amen ikindi turabwira ababaye ndetse n'abarushye n'abihebye bazasome Yobu haravuga ati nta giti cyatemwa kigashira ariko iyo ngiye kumva imvura kirongera kigashibuka kikaba cyiza kurusha ubwa mbere ese urabyizera ibyo nta mpamvu itatuma ntabyizera kuko nagiye mbona benshi bagira uruhande rumwe rubi ugasanga yagize ibyago bikomeye ibibazo bikomeye kwa DN ugasanga yongeye kugaruka iwe umuntu akagira ubuzima akagira ubuntu nubwo utabyizera textual ngo byanditse muri Bibiliya ashobora kubyizera ko hari ingero z'abantu yego Meshake tuganira aka kanya waba waravukiye Amerika muri Amerika wavuye Afrika ese ndo kuva Afrika nimba ari waravuye Afrika bimeze gute navukiye muri Amerika ahubwo nje vuba hano muri Amerika uje vuba navukiye muri Congo wavukiye Congo nkorera mu Rwanda turi kuganira hano muri Amerika Congo Masisi Rucuro si Masisi uriya ni Masisi Icanga navukiye hano biti Gatoyi Masisi ubwo ni Masisi uve Masisi njya mu Rwanda ndumva nagize mu Rwanda muri za 1996 hanyuma 2010 navuye mu Rwanda 2018 zahangaha uracyari mushya bisa nanjye akasiti cyane aya umaze kabiri imyaka 4 iri gushira imyaka 4 iri gushira utangira gushaka ubone gihugu hano baravuze ngo umaze imyaka hagati y'imyaka 4 n'5 utangira kwapuranya ubone gihugu n'ibyo birashoboka ibyo nanjye sindabimenya ko ntarabikora ntabwo ibyo nabimenya birashoboka none Meshake impamvu nyamukuru yatumye tuzagana nawe ubwo twasanze umaze kwamara umaze kugera kure mu bintu by'itangazamakuru twaba twarasanze nibyo ufite channel bita Big Man TV iyo channel wayitekereje ugeze hano cyangwa no mu Rwanda warusanzwe ari byo bintu ukora mu Rwanda ibyo nakoze ni nabyita nk'amahugurwa nakoze amahugurwa kuko ntabwo ari byo nize ahubwo nakoze amahugurwa n'undi itangazamakuru nza kuzafata certificate yabyo nza kubikora igihe gito cyane kitageze no ku mezi nka 3 nyuma ndabireka nyuma ndangije ibyo nakoraga nahise njya mu kazi ko kwigisha ubwo nabaye nageza mu Rwanda narigishaga nigishije kirenze imyaka 7 cyangwa 8 gutya wow ni natangiriye Meshake twumva ndumva umuntu utangaje uzi ibintu byinshi bavuze ko uzi kwandika abantu bakeneye gukora inkinamico indirimbo imigani kwandika ibitekerezo uze ko ari umuntu ushoboye ushobora kubafasha umuvugo rwose nawe gukorera mu tubishatse ni ukuvuga ngo rero abantu bose bafite ibibazo runaka bakugane wabikemura ibyo ndabizi bataza gutekereza koko nibyo ntabwo ari akazi ako siko kazi nkora nubwo mbizi mu mutwe wanjye hagize umuntu ufite ikibazo runaka wumva yuko hari ubufasha runaka akeneye namufasha ariko ntabwo ari ibintu nkora nka business ntabwo ari ibintu nkora nka business ngo mvuge ngo umuntu naza ndamwandikira mufasha ariko aramutse ari umuntu ufite ubufasha runaka akeneye kuri icyo kintu namufasha cyangwa amana y'igitekerezo gusa ibi birashimishije twari dusanzwe tubimenyereye ko biba mu Rwanda gusa abantu benshi bakunda kurikira amacano mu Rwanda bakareba bari abantu batandukanye ndetse n'umuntu akagira ikibazo hano akavino agiye mu Rwanda kujya kuri channel kugira ngo atange ibitekerezo bye ibimuri ku mutima abashe kuruhuka ese ntabwo twakwishima akaba ari byo kwishimira kuba nahani wacu hamaze kuboneka amacano cyangwa itangazamakuru cyangwa abantu bashobora kuba badufasha ibyo bintu of course nge navuga ko ari ibintu byo kwishimira kuko nkuko nagize ni nayo mugaga tumye no ibintu bitekerezwa ngo mbikore abantu badufasha ngo bagakunda ibyo dukora bakabikurikirana waba ari umurongo mwiza cyane kuko byabinatwereka yuko natwe ibyo dukora atari imfabusa ndetse byanagabanya n'izo ngendo z'abo bantu z'umuntu uvuga uti ngewe uyu munsi mfite business runaka nafunguye ngiye mu Rwanda byagabanya urwo rugendo rwo kujyayo izo expenses zo kujyayo umuntu uvuga uti
nkeneye gukora ikintu runaka ariko ntekereza ko ntazabona clientele byagabanya izo mpungenge urumva ko ni ibintu byiza ubwo icyo rero ko nashikaza abambwira ngo babikunde ntibone ibyo dukora gutumanya cyangwa gukora ibyo bya unyibukije ku muntu waba ufunguye business cyangwa afite ibikorwa runaka bane ibintu bacuruza ibintu bakora bakaba bakeneye kwagura ibikorwa dufite abantu benshi bavuye muri Afrika bafite amabotike amashopu runaka bashaka kugira ngo bagaragaze cyangwa se ajye ku ruhande cyangwa ajye mu buryo bugaragara abantu bamenye aho bagomba guhahira bahaye kandi bene wabo bagahira abavandimwe bisanzuyeho bahuje ururimi ushaka kuvuga ushaka kujya gufata akantu k'ideni anytime igihe runaka wahembwa ukagenda ukishyura abo bantu ntibongere kujya muri Afrika ahubwo turabasaba kugira ngo baze bakugane ushobore kubafasha baduha akazi sibo bose se nyabo na muduha akazi mwakagira imana muduha akazi tugakore ku kazi bakazare tugakore ibyo ese mishaki cyangwa se mishaki nawandi kurivuga neza byose n'ibintu ukubivuga kose as long as numvise ko hari message bayatamba ubundi izina mu yandi magambo izina ni igihamagara navuze ko iyo uhamagaye nkumva ko ari nge enough navuze ko biba byiza biraza kuba byiza cyo kiraryoha kuko twese tugana turi bakristo ariko reka gare ku mazina ntabwo ndejamo cyane ko wabaye umwarimu mbo hari umuntu dufite umuvandimwe amabare kumuvuga mu kiganiro tari ngombwa yitwa Asheri sibyo Asheri wanditse Ashera izina wamaze kugica kare yego ariko byumva ariko mbabe gupfira ugiye kwandika Imana ukandika God ukatangiza inyuguti ntoya nundi agatangiza inyuguti akandika G cyangwa G ntoya nundi akandika G nkuru ninde wanditse God neza Imana neza kose n'uwatangije inyuguti nkuru kuko ndiko uretse no mu cyongereza no mu kinyarwanda niko byandika ubwo nabyumvishe ko kwandika nabi byica ibintu gusa kuko uvuga nabiho ntabwo wamenya niba navuze mu nyuguti nkuru cyangwa ntoya ntabwo wamenya niba bivuze nabi cyangwa neza niba navuze ngo izina ni igihamagara as long as wampamagaye nkumva yuko izina ni iryanjye washyiramo ubutinde wabukuramo uko wabivuga kose numva ko ubona iki aho ni sawa katwegere mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kandi burya turimo kuganira ikiganiro nyamukuru ni umukristo n'iterambere iyo tuvuze Bibiliya ahantu ivuga ati umutizera n'umwizera ese bafitanye umugabane ki iyo bavuze umutizera wumva iki umwizera bivuga iki iyo bavuze umwizera of course harimo ijambo kwizera ni umuntu wizera ibyo arimo ntabwo ndibuze guherera cyane kuri Bibiliya iyo bavuze ngo uwizera of course ni umuntu wizera ibyo bintu arimo ko ari ukuri hanyuma utizera we rero ya sosiyete atarimo niyo mwita umutizera kuko atizera bya bindi wabizera so ubwo bavuze yenda Bibiliya yivuze uwizera ibivuze uwizera ijambo ry'Imana uwizera Yesu ko ari umukiza hanyuma utizera ni wa muri twita mupagani ngo nge ntemera ko abapagani ni umupinzi nubwo nge ntemera ko babaho nuko nta Bibiliya mba musomye ahantu Bibiliya ivuga ngo ni mu Baroma ni muri Matayo aho tutasenyera byagira waza kubyumva nuko ngo Yesu asukira mu gihugu cy'i Nazareti uri kumva kugira ngo ibyanditswe n'umuhanuzi Yesaya na Yeremiya bisohore ngo azitwa Umunazareti ngo mu gihugu cy'abapagani kitarimo umucyo kimurikiwe n'umucyo mwinshi kuko Yesu ahageze urumva birava mu gihugu cy'abapagani kitarimo umucyo honestly nibyo ariko ubundi si umupagani ninde so babivuze se umupagani kuri njyewe ubundi ijambo umupagani twe turisobanura mu buryo bwacu twebwe bitewe n'icyo dushaka kugeraho ariko umupagani ntabwo ari utizera Bibiliya wajya umupagani ni ukuvuga ngo wowe niba uri umukatolike njye nkaba nta mukatolike ni umupagani kuri wowe niba uri umurokore nkaba ntari umurokore ndi umupagani kuri wowe niba uri umudivantiste nkaba ntari umudivantiste ndi umupagani kuri wowe sinumva ngo umupagani ni umuntu uri opposite nicyo wizera wowe abantu bazaneza nk'umusportif kuko niko nizera umupagani niba nabwiye ngo kuri njye nta mupagani ubaho kubera ko
hari igihe unyita umupagani kuko tutizera rimwe nanjye mu kwita nawe ngera twitana ba mwana uranyita umupagani kuko ntizera nk'ibyawe ariko still nanjye ndakwita umupagani kuko utizera nk'ibyanjye so ubwo urumva icyo gihe twembi twakabaye twise ko turi abapagani isaba no gusha ahubwo icyabahuza no gushaka umurongo utuma mwese nubwo umurongo utabaho numva ikintu kimwe ariko tunavuze kuri iyo topic of umukristo n'iterambere njye ntago nanze iterambere uko ryaba rimeze kose njye nemera ko umukristo yakaba ateye iterambere yego gusa akirinda ikintu kimwe kuko hari abantu bamwe hari abashumba bamwe bashaka gutera imbere ariko bagatezwa imbere n'amaraso y'intama baragiye iryo terambere niryo ryaba rimwe uramutse uri umushumba ariko ugashaka gutezwa imbere n'amaraso y'intama baragiye za ntamagira ngo zazagera zigashira kuko uzibaga zazagera zigashira yenda sinzi niba uko bice nshatse kuvuga uramutse uri umukristo ariko ugatezwa imbere n'amaraso y'intama aragiye nicyo cyaba ikibi ariko kuba uramutse uri umushumba ugatera imbere ngiye kuri njye nta kibazo mbibonamo ubundi iyo bavuze iterambere bumva iki iterambere ni mu buryo bwinshi hari iterambere ryo mu mutwe hari iterambere ry'amafaranga hari n'iterambere ry'imikorere mu kazi kanjye nakoraga nazamuwe kigena nateye imbere mu mibereho yanjye nari mfite yahindutse na mu mibereho mibi ariko irahindutse igize uburyo iba ameliyore ku kigena undi nateye imbere nari mfite amafaranga make runaka ngize menshi ngo still bivuga ko nateye imbere yego so umukristo rero yagateye imbere agatera imbere mu mafaranga agatera imbere mu myumvire agatera imbere mu kazi n'ahandi hose as long as atari gutezwa imbere n'amaraso y'intama none nashaka kubaza nyine kuri iki giterambere byabyiza ko twinjira mu iterambere cyane iterambere rikaba ryadukura mu mwanya w'ibyo twizeye cyangwa tuvuge ndi umukristo nizeye ijambo ry'Imana n'Imana ubwayo ese byakabaye byiza ko iterambere riza rikankura mu mwanya w'ibyo nizeye oya ntabwo siko nashatse kuvuga no kuvuga ngo ubundi na Bibiliya ivuga yuko icyo wizeye icyo ukunze cyane ukakirutisha umurimo w'Imana agiye Imana kuri wowe icyo ukunze exactly ntabwo natekereza ko umukristo azafata iriya terambere rye ngo aritekerezaho gusumba ijambo ry'Imana cyangwa se kwizera kwe kuko icyo gihe urumva naba abikoze gutya azababwa rya terambere zahinduka ikigirwamana kuri we ntabwo byabikiri muri wa mwanya w'iterambere gusa ko nanone twibuke neza yuko ntabwo mpamya yuko wajya mu rusengero wicira isazi mu maso birasaba yuko n'ubundi utekereza ukavuga uti nubwo nkeneye kujya gusenga nubwo nkeneye kujya kubwiriza nubwo mvuga indimi nubwo mpanura ariko still nkeneye kuri amen biravana ubwo turi abakristo tugire ubwenge butuyobora tumenye ikwiriye kuko bivuze neza na Bibiliya bivuga icyo ukunze cyane ukacyitaho ukakirutisha Imana gihinduka Imana kuri wowe nawe niko byizera gusa nanone ubundi hari ikintu kimwe abakristo bamwe bajya nabwo abantu ndekuvuga abakristo ubwo abanyamadini bajya bibandaho cyane kuko hari niba navuga mu murongo usometse nabi aho Yesu yabwiye umuntu ngo byoroheye ngo umutunzi ajye mu ijoro byakorohera izuru ry'ingamiya guca muri ka gatobore k'urushinge gusumba ko umutunzi yakwinjira mu mugambi bwo mu ijoro ugasanga barifashe gutyo bakumva ati kumbe niba ari gutyo bimeze ntabwo ari ngombwa no gushaka amafaranga ugasanga umuntu amaze umwaka mu rusengero asengera ubukire ukibaza ese haratekereza zasohoka mu muryango w'urusengero agasanga igapu cy'amafaranga giteretse ku muryango atekereza ubwo bukire agenda agasengera gusa adakora uzava haganaye ugasanga umuntu aragiye amaze icyumweru ukanyarira nkaho yakamaze icyumweru mu kazi akakimara akanyarira gusenga ngo Imana izango Mana uzampa imodoka Mana uzampa imodoka ukagenda ukajya mu butayu ukamara y'amezi 2 usenga ngo Mana mpinzu ukibaza ese utegeza ko uzava muri handi muri bwa butayu ugasanga imiganda ishinze ahantu ntabwo ariko bimeze ahubwo wakame ikintu cya mbere nge numva umuntu yakabaye akora nibo mwanya ufasha ukavugiye mu butayu gusenga yagusenga ngo Mana mpimbaraga nkore igenda umare ya minsi usenga ngo Mana mpimbaraga nkore wivuga ngo Mana mpinzu uti Mana mpimbaraga nkore Mana mpubwenge bw'uburyo nzagera ku nzu Mana mpubwenge bwo gutekereza uburyo nazagera ku modoka gusumba ko wajya gusenga ngo Mana mpimodoka urakoze mwamwishyira muvandimwe uko ni kubisobanura neza cyane
ko umukristo akwiye kugira ubwenge kandi akamenya uburyo asenga, akamenya gushaka ibimubeshaho kandi akamenya n'uburyo ashakamo Imana. Umukristo so kwicara mu rugo gasenga Imana, gasenge mu rugo Imana izama, kandi nanone umuntu ushaka iterambere ntabwo ari kujya kwicara mu rusengero gasenge ngo bizaza ahubwo nafata umwanya wo gusenga, amenye n'umwanya wo gukora. Imana igumugisha kandi abaze cyane kuri icyo kintu bisone neza. Ikindi reka nakubaza, baravuga ngo ntabwo ihene nziza wazirika hamwe n'ihene mbi. Ese ihene nziza n'ihene mbi icyo kintu gishaka kuvuga iki? Ihene ni iyihe? Ihene mbi ni iyihe? Ihene nziza ni iyihe? Njye mbona uwo mugani barawuciriye ku bantu babiri b'ibigoryi bahuriye hamwe. Impamvu nivuge gutya ni iyi. Bavuze ko ari ihene nziza n'ihene mbi. Stili ni ihene nziza itagira ubwenge n'ihene mbi itagira ubwenge. Kubera iki mbivuga gutya? Uramutse uyu munsi ndamutse ngendana nawe unywa itabi, ariko mfite ubwenge buzima, ntabwo nzanywa itabi ngo nuko warinyoye, kuko isaha utariretse kuko nanjye ntarimo. Cyangwa we cyangwa we kuko muri kumwe nimba kunywa itabi, njyewe niba ihene nziza, njyewe nkwereke impamvu iryo tabi atageza kuri mwa mube nakwigishurire. Si ukuvuga ngo ihene mbi ntawe yizirikaho inziza, ni umugani baciriye abantu babiri cyangwa wenda tureke na babiri, ni umugani baciriye umuntu ufite ubwenge n'utagira ubwenge. Reka tubifate gutya, ihene nziza tuyite ko ari umuntu ufite ubwenge wayobeje umubi utagira ubwenge. Ariko nanone kuko babivuga bashatse kwerekana yuko uramutse uri mwiza bakakwegeranya n'umuntu mubi, nawe wahita uhinduka ukaba mubi. So bivuze ngo nubwo ari mwiza nta bwenge ugira, kuko niba ufite ubwenge ntabwo uzagirwa mubi n'undi muntu kubera ko ari mubi nawe, kuko inzira ducamo twese ni amahitamo ya buri muntu. Igituma uyu munsi mbyuka ngo ndakora iki, simbyuke ngo ntekereze ngo kajye kubaza Pasi icyo ndi bukore, simbyuke ngo nze nkubaze icyo ndi bukore, nuko mfite ubwenge. Dusi kuki ntekereza yuko nimbana n'umuntu mubi nawe nzahinduka mubi, bivuze ko izatuma mpinduka mubi ubwenge buke. Ni imitekerereze mikeya, nuba mfite ibitekerezo bike bitume nshobora guhinduka nkaya mu ruhande rw'umuntu mubi. Ariko ndamutse mfite ubwenge nakakoze judgment nkamenya ngo ese koko uyu muntu inzira arimo iri right cyangwa ntabwo iri right, niba ari mu nzira iri wrong kuko inamukurikira. Gusa ko nanone icyo kintu sometimes nanone ushaka kuba ufite ubwenge, ntabwo nabura no kubivugaho nabyo, ariko wenda ukaba ufite intege nkeya z'imitekerereze. Abantu batagira confidence ngo mve ko uruhande rurimo arimo ari rwiza, ugasanga utangiye kuba muri uwo. Ariko njyewe mbona biriya bintu ntabwo bifite fact, ahubwo bakaba bavuga ngo umuntu udafite ubwenge mubandishe n'umuntu ufite ubwenge, abantu udafite ubwenge akora ikibazo ufite ubwenge, ndiko nakabaye ubwenge. None se umuntu yatse kuvuga ngo ugomba ngo kwibanda ngo kumukire, ngo iyo ubanye n'umunyabwenge ukaba n'umukire ukaba umukire, ubyumva ute? Sometimes biba byo kubera ko hari abajya bavuga ngo hari amagambo ndasaba bavuga ngo iyo of course nkuko uvuze iyo ubanye n'umunyabwenge ushobora kuzaba umunyabwenge, kuko wa munyabwenge ntabwo afite umwanya wo gutakaza avuga amahomvu n'amatakagasa, avuga amateshwa. Ubwo icyo gihe urumva ko niba ubanye n'uriya muntu uvuga ibintu bigusha ku ngingo gusa bifite akamaro, ushaka kuzarangira nawe ubwawe usanze koko bya bintu ukora nta kamaro bifite, cyangwa ugasanga umwanya wo kubamo uri kuvuga ubusa, uvuga abantu nta kintu byazakugezaho, ukaba ushaka kujya muri wa murongo wa muntu kubera ko ibyo aganira ni ibintu by'ubwenge. Nubana n'umukire of course ko akenshi abakire usanga icyo bicara batekereza ku mishinga, bicara batekereza uburyo batera imbere bitandukanye n'uburyo wenda simvuze ngo bakemba bavuge nabi, ariko niko bimeze. Usanga urugero niba abantu twese turi mu kicaro cyo hasi, mu kigero cyo hasi ariko turi kumwe, uzasanga akenshi icyo turi kuganira ni amaganya, nge ndapfuye, nge meze nke, abana banjye baraburaye. Ugasanga ntabwo dufite umwanya wo gutekereza ngo ese ko baburaye nkora iki, ahubwo ugasanga icyo turimo ni ukuganya ngo baraburaye, bambaye ubusa, turashonje. Ugasanga ntabwo dufite umwanya uhagije wo gutekereza ngo ejo tuzabaho dute, ko baburaye ni iki twakora ngo ejo batazabura. Ugasanga akenshi muguma kubana n'iyo sosiyete iri mu maganya gusa, kuko nawe uzaguma mu maganya. Nuguma muri nujya muri sosiyete ikubwira ngo iki kirashoboka, wakora gutyo ugatera imbere, urumva ko uwo muntu bitandukanye nuko nawe uvuga ngo ndapfuye ndashonje nambaye ubusa. Nabo bari kuganya bafite dukene bamenye kudukoresha ko turi n'ubonye akadolari kamwe cyangwa se ibihumbi bingahe, aravuga ati
wabima cyangwa se reka ndiba najya kuruhura ubwonko nigire mu gacupa nubwo njye mu gacupa agatanu ndagurimanga asaba ibyo atahashye gusa ko nubwo njye ntashishikariza abo bantu bari muri urwo rwego cyangwa ntashishikariza abantu turi muri urwo rwego byacitse nta kintu twakora ngo twumve yuko ibyo turimo ari ubwo tuganye gusa no gusaba twagomye no dutekereza yuko tugomba no kuva abantu tukagira urundi rwego tujyaho yenda niyo mvuga uvuga ngo nubana n'umukire gusa naho uzaba umukire ugatekereza ko nunabana n'umukene mushobora kungurana inama mukava kuri rwa rwego mukajya ku rundi. Rero nagize umugisha nakwita amahirwe adasanzwe kuganira n'umunyamakuru kandi ubifitemo experience cyangwa se ubumenyi wabayeho ku mwarimu uzi kwandika ndetse akamenya no kuganira n'abantu ndetse agakora imirimo itandukanye. Nanjye ni ibintu by'agaciro kuri njye kandi ni by'agaciro ku badukurikiye, nagira ngo badukurikire kandi bakomeze bumve kino kiganiro cyacu kuko ndizera ko kizagira abo gifasha. Ese akandi kantu nakubaza, iyo bavuze umuco ni iki, byafasha iki sosiyete, byafasha iki abana b'Imana cyangwa se abakristo? Ubundi n'ubukristo ni umuco. Ubukristo bwabwo ni umuco. Nubwo nge navuga ngo ibintu byitwa ubukoroni byatumye dufata umuco w'ahandi twavanga n'umuco wacu tubeshya mu bukristo. Umuco wacu ni ubu kugeza kuri uyu munsi hari kuko uramutse urebye neza umuco ni iby'umuco utegeka n'iby'umuco ubuza wasanga na Bibiliya ari byibuze. Mu muco nyarwanda habagaho kirazira kwiba. Bikavuga ngo ntukibe. Kirazira kwiba, kirazira ko umukobwa yambara ubusa, nta muntu ugomba yambaye ubusa. Sibyo, izo kirazira zose niyo usanga ariyo mategeko yanditse muri Bibiliya. Nta hantu namwe uzagera ngo usange mu muco bakubwira ngo kwica ni sawa. Icyo nacyo kirazira. Icyo kizira wajya gusanga n'ibyo byanditse muri Bibiliya. Ahubwo nge ikosa mbona ryagiye riba nuko twafashe imico y'ahandi. Turayimura tuyizana iwacu tuyitira Kristo. Gusumba gutekereza yuko n'umuco wacu wa Kristo. Hanyuma wenda iyo bavuze umuco rero, nge umuco ubundi bavuga imivugire, imigirire, indangagaciro na kirazira. Ubundi icyo cyo gito umuco. Ariko kubera icyo nakwita nk'iterambere n'umuco nawo bwagenda uhinduka. Gusa bikagorana ku bijyanye n'iyobokamana, bo ntabwo bashaka gutera imbere mu muco no mu mikurire y'idini, kuko biragoye kuzasanga umuntu w'umukristo runaka yumvise ko yateye imbere agomba kubaho uko nguko isi imeze uwo munsi. Umukristo urugero niba ADEPR ivuga ngo ntabwo abantu bagomba gusuka imisatsi, ashobora kuba ari uwo murongo wanditswe muri za 40 abantu bashyiraho amasunzu cyangwa basuka imisatsi kubera indi mpamvu. Ariko uyu munsi niba umuntu asuka umusatsi kugira ngo ase neza arimbe, kamubwira ngo ntabwo byemewe. So ubwo numva ko icyo gihe ni nkaho niba amategeko ya leta agenda avugururwa, ay'Imana ntajya avugururwa, ay'Imana avugururwa, n'ay'idini ntajya avugururwa, ariko bajya gusanga ku ruhande rumwe yaravugururwa, ariko bakagira kandi kantu bibandaho badashaka kuvugurura. Sibyo se? None se kamubaza, muri Kongo ntabwo twamaga amaji, twabaga imitobe, nta na hantu umurongo twari dufite utubwire ko kunywa imitobe ari byo tugomba kunywa. Twarayimwaga tukumva ko nta cyatubona nta bisembuye. Sibyo? Uyu munsi turaza tukanywa ibiri mu macupa ntituzi niba bisembuye cyangwa bidasembuye, kuko hari urupapuro rwanditseho ngo ntibisembuye gusa. Ariko stili tukabinywa tukumva n'umutima nta kintu ducira tumunyuzwe. Uyu munsi mfashe icupa rya ji yonyine, uretse nkubwira mfashe icupa rya ji kandikaho ngo volte 90, nta nubwo bazari nubwo abareba ko ari ji irimo, ariko nkandikaho ngo volte 90, nta nubwo bazawarira, nta muntu wayinywa. Bivuze nk'ikintu ari gutinya ni iriya nyandiko iri hariya, ntabwo ari ikintu kirimo. Uyu munsi ufashe icupa rya Stella ugasukamo soda, nta muntu wayinywa, kuko icyo ari gutinya ntabwo ari kiriya kirimo imbere, ahubwo ari gutinya ni kiriya cyanditse hari inyuma. So urumva ko hari bimwe dusa naho dukristo turazi impamvu twebwe abakristo tureba ibintu biri inyuma, kuko burya bava ngo umuntu ni ikimurimo, ikikurimo rero yizigireba Imana igikontora kandi yikiza. So guruma n'ibyo navugaga, hari ibice bimwe turabisirimura ibindi tubisirimura. Sibyo? Ibice bimwe turabisirimura ibindi tubisirimura, ariko yabuze ugasanga hari impamvu bimwe tubisirimura ibindi tubisirimura. Nuko hari amategeko yavuye ahandi hantu tudashaka
kuvuga uyu munsi abarokore barakubwira honestly nk'abavuga butumwa uyu munsi batubwira ko nta murokore w'umugore ugomba kwambara ipantaro ako wayekora ukibaza ipantaro zadutse ryari Bibiliya yanditswe ryari mu gihe cya Yesu bambaraga amakanzu bose nta pantaro zabagaho aba bagore bambaraga amakanzu ubavuze ko batagomba kwambara ipantaro yabisomye ahitwa he aho yabisomye naye nakwereka ko yarazi buriya nukuvuga ngo bijya kwandikwa yarazi ko hazaduka iterambere rikaza abantu bakabyirohamo rero aranditswe ko umugore atakwiye kwambara ipantaro biranditswe muri Bibiliya umuntu hato natwarikire kuri komite tugera ko byari icyo nzi nuko handitse nashaka ko muteka kwa kabiri handitse ngo umugore ntakambarana n'umugabo twinjiye mu iyobokamana na niyo topic turimo ariko twajya ku by'imisatsi twaya mu byo gusiga nge nashaka kuri ako kantu kuko hari abantu bibaza bakavuga mbese ngo kwambara ubusa niki ku mukobwa ibyo rero byaba icyo nashaka kuvuga hari kwambara ubusa niki nakantu kwambara kwikwiza niki ese aho bivuga kudasuka bireba bande nindiri kubivugaho bavuze kubera icyo bavuze ryari nimba mu mico y'abantu igenda ivugururwa bitewe n'igihugu barimo twari tugikomeje kuganira rero nubwo hari ibyo tutari kumvikana ngiye mpamvu nabikubwiye biriya bintu ni ukuvuga ngo abakristu uko byamera kose nge nizera ko hakabaye habaho kuko na Bibiliya ubwayo yagiye ivugururwa sinzi impamvu ibindi byo bitavugururwa ubu ngubu hari Bibiliya hari ibiro muri 57 hari ibiro muri 95 hari ibiro muri 2003 kandi zose ugiye kura ntabwo zose zivuga kimwe zivuga kimwe kereka iyo ariza ndiza amadini runaka bagenda bashyiraho ibyawe tenidini ndakubura urugero kuri Bibiliya yera Bibiliya yera igitabo cyitwa Maraki iyo muri 55 kandi bifite ibice bine iyo muri 95 bifite ibice bitatu ndabyumvisha ariko bikavuga bimwe ni imirongo itatu kukubwira uretse no kuvuga kimwe hari n'ibyo bakubwira ngo twashyizemo ikinyarwanda cyiza ko nanjye ibyo mvuze ndabyumvise ko biriya mfite ni itandukanye bakubwira ngo twashyizemo ikinyarwanda cyiza ubwo bivuga neza ngo bisobanutse neza mu kino kinyarwanda cyari cya kera ubwo urumva still ni uburyo bwo kubivugurura ariko ngiye icyo nashaka no kongeraho ntabwo ngiye icyo nemera nuko ntabwo ndarubwira by'abantu icyo nemera nuko abantu batakabaye batwigisha bagamije ku marangamutima yabo gusa amarangamutima yabo ku mpamvu ndivuga ku marangamutima yabo iyo bavuze kwambarana n'umugabo ntabwo ari kwambara umwenda ukozwe mu kwambarana n'umugabo no gufata umwenda yakuyemo ukawambara nambaranye nawe se ngiye nkambara ishati isa n'iyawe twaba twambaranye none se umugore wawe yambaye iyo shati babyigura kikatari yawe yambaye nese wagize ngo icyaha kimenywa n'undi muntu wakurebye icyaha wakoze ntabwo kizaba approved ko ari icyaha kubera undi muntu runaka yakirebye icyo nshatse kuvuga ni iki kuba Bibiliya yanditswe abagabo n'abagore ahubwo yanditswe imyenda itaranaza by the way bacyambara imwe urugero mu Rwanda bambaraga imwe sibyo enda sinzi mu Misiri uko babikora za Israel uko babikoraga ariko mu Rwanda bambaraga imwe imyenda iraza baraza icyo gihe n'isaha nko mu bihugu by'abanyaziya bamwe baba biyambarira amakanzu y'isaha abagore n'abagabo bakambara amakanzu ubwo si byo somo rirabareba buri benshi bava ko abisilamu baba bagituye mu byanditswe ko ngo bacyambara amakanzu urugero abarokore bo mu Buhinde iryo somo rirabareba biyambarira amakanzu bose ese iryo somo ngo rirabareba nabo ubwo bivuze ngo niba narabireba nabo bitareba birashoboka ko bya bintu atari byo aho hantu rero reka tuharire abakirisi na pasiteri n'abacukumbure kuko turi hano mu nyungu zanyu mutubwire uko mubibona n'uko mubyumva nese yaturetse n'ibyo wakubwiye ko kogoshwa kwa fari cyane yabisomye he wakubwiye ko kogosha ubwanwa nkabuconga cyangwa se ngashyiraho bwinshi ari icyaha yabisomye he cyangwa ahubwo ibyo ni ibintu ubwe yatekereje aravuga nkurikije ngiye mutima wanjye ndabona ibintu bidakwiriye
kuko icyo gihe bandika Bibiliya ntabwo abantu bogoshwaga by the way abantu bose baraterekaga imisatsi ndetse bikanongeraho yuko uriya mugabo nuza uriya Samson ngo kugira ngo bigaragare ko ari umunazi yewe ngo n'ikima cyogosha nikizamugera ku mutwe umusatsi ugomba kuguma kahoteri kukaba muremure bahura nanjye mfite umusatsi ntogosha ngo uriya nikirara ubwo niko ntari umunazi ubwo nawe buteretse ugeze hano ubwo niko ngera cyangwa umunazi ntabwo yogosha ni umusatsi wanjye warakuze unjaje ngo uriya muntu nikirara ntabwo wenda ndi umunazi ari hatari kabisa reka rero tukomeze tujye ku musozo w'iki kiganiro cyacu ndumva cyaryoshye kandi kinasekeje kinashimishije akarashaka kubaza twari turimo tugira ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko hari utuntu nkunda kubaza abantu dusa nka challenge ntabwo twasoza nakakubajije niba nawe kaba kajyanye n'umuco simbizi ko twavuga ku kintu cy'umuco ese ko hano turi muri Amerika why umuntu yajya kugura inkoko akavuga ngo nyeneye inkoko y'inyafurika cyangwa nyeneye amagi y'amanyafurika amanyafurika cyangwa akada narimbe kubajena amagi y'amanyarwanda turi muri Amerika ni impamvu ki ubundi abanyarwanda bacaga umugani ngo amazi arashyuha ariko ntibagirwe iwabo wa mbeho ibyo kurya nariye guhera mfite amezi 6 kugeza mfite imyaka 25 kumva ko nzahita mpindura nkajya ku bindi byo kurya mu buryo buri direct bya nibyo yacu nkabyibagirwa biragoranye still ni nacyo gituma umuntu akumbura aho yitwa iwabo ubundi gituma umuntu akumbura iwabo abakumbuye byinshi abakumbuye abantu abakumbuye ibyo yaryaga abakumbuye none se ubundi iyo mvuze ngo nkeneye amagi y'amanyarwanda rero naza nk'uko zo mu Rwanda nubwo baramutse bampaye n'amanyamerika nataha ubwonko bwanjye butuje ngo nariye amanyarwanda ubundi byose ni mindset kuko ntago ari amagi nta kimenyetso afite kigaragaza koko none ko ari amanyarwanda none se inkoko yatereye muri Kongo muri aba bahita ayo magi mwahita na Kongomani byaterwa ahubwo naho yavuyeyo kuko uyu munsi namutse mfashe inkoko nkayivana mu Rwanda nkayizana aha stili yabitera amanyarwanda kimwe nuko n'umuntu na nkoko nabwo yitwa inyarwanda ntabwo iriya nkoko twanze tukareba origine yayo iramutse ari ipondezi wavanye hano muri Amerika ukayijyana muri Kongo gucyo gihe ari amapondezi niba mbyumvishe neza birumvikana ko amagi y'inkoko nyarwanda inkoko nyarwanda zikomoka mu Rwanda inkomoko n'u Rwanda uko niko mbyumva kuko iramutse iyo nkoko yaravuye mu Rwanda ikazanwa aha ngaha of course yatera amagi y'amanyarwanda ariko iramutse ari inyamerika bavanye hano bakayijyana mu Rwanda bakayigarura none stili yaba ari kiriya yindi ikindi tuvuge umuntu avuye nko muri Kongo tuvuge wenda ni mu ntambara iri kwiruka akaba muri Kongo agahungira mu Rwanda stili ataragera mu Rwanda urabona ko mu Rwanda no muri Kongo bihanye imipaka hagati y'u Rwanda nako barimo akazonetre karimo kanini ndetse uwo mubyeyi ageraho ngaho hagati muri iyo zonetre avuye muri Kongo agiye mu Rwanda akabyara atarashika mu Rwanda uwo mwana abyaye yazafatiye identity ubundi si bwa identity si amahitamo y'umuntu ku mategeko uriya mwana yafata identity y'umubyeyi we kuko ubwenegihugu bw'umuntu akenshi buhabwa n'ababyeyi ubwo niba usibye hano muri Amerika aho uvukiye uhita ufata ubwenegihugu bwaho ariko ahandi ni isaha ndacyabaga nk'umukongomani kubera imyaka mfite navukiye muri Kongo ariko kubera imyaka mfite navuye muri Kongo ngira ngo nta na hano na hamwe nzi nagira ngo ngira ngo hano ndahazi muri Kongo costume ngundi umukongomani uriya mwana rero yafata identity y'umubyeyi we yego so aho urakoze cyane ababyumvishe bashyireho comment batubwire nimba ari byo niba atari byo ese yafata identity ya hehe nta cyinshi cyane navuga usibye gushimira abantu baba badukurikiye gushimira abantu baba babona ko ibyo dukora ni ingenzi ndetse no gushimira abantu bagira igitekerezo ku kintu tuba twakoze kuko niba nkoze ikiganiro yenda hari ibyo utumvikanye nanjye ugashyiraho igitekerezo cyawe bya bintu bituma mbona umurongo mwiza wo gukomera wo kuzabona aho mpera ubutaha kandi bikananyereka yuko bya bintu nkora biba bifite abantu babikurikiye kandi baba banabifitiye amatsiko ndetse kandi ikintu nabwira abantu nuko burya mu byo dukora byose Imana niyo ya mbere
ibyo dukora byose, gituma duhumeka, ni gituma tubaho. Kuko n'umuntu uvuga ko atemera Imana nawe ubwe yabigeza ku munota wa nyuma avuga ngo Mana mfashe, ngo Mana mfashe. N'umujura yageze ahantu agiye kwibara avuga ati Mana nkura ahantu mfashe ntibamfate. So numa ngo muri byose Imana ni nyambere, abantu bego kugira ku mirimo myinshi cyane ngo berengagize ko n'Imana ihari, ariko kandi hajyamo n'ubwenge. Ngiye mbivuga ngo hajyamo n'ubwenge kuko uyu munsi dufite abashumba bigize ababazi. Bigize ababazi. Dufite abashumba bigize ababazi, wasanga nyine we abashijweho n'amaraso y'intama aragiye intama abantu. Baza ntama abantu, ugasanga nyine we ikimubeshejeho ni uguhora yumva abo bantu, yumva yuko ikizatuma abaho we ari uko abantu bagize icyo batanga, nubwo ntabyizera neza. Ngiye nemera no guza nubwo wabura umushumba wajya no mu kazi ugakora n'abantu ukabaho nawe gusoma kumva yuko uzabaho kubera mu buriganya ugenda ubeshya abantu, kumva yuko aribo bazakubeshaho. Ikindi n'abantu bakagira ubwenge, kuko biravuga ngo mugira ubwenge ariko mutagira amahugu. Dusabwe kugira ubwenge, amahugu tuyareke, uburiganya tuyareke, ba bantu batuyobya umenye. Kuko ni ijambo ry'Imana tubwira ngo umuntu nakubwira ngo Imana iraha, umuntu mwigisha w'Imana. Yesu naza mu kirere twese tuzamubona, azatunga mu kirere bose bamubone. Abantu abantu bumva yuko bafite ikintu bazi ku ijambo ry'Imana ngo bababwire ngo kugira ngo n'amafaranga yawe ndayasengera abe menshi, nkawe yagasengeye yadufite ngo abe menshi akiri mu mufuka bakagusaba yuko azayasengera ko wanje wayamu. Bati numva inzu yawe ndagusengera ugire ebyiri, nkawe yagasengeye yayindi mfite zikaba ebyiri n'eshatu, here kuri yayindi mfite akansaba ko muha yayindi ngo abone nsengera. Akabwira ati nunsengera ndaguhesha umugisha, kandi umugisha nawe ubwe ntawe utanga. Abantu tugira ubwenge twumve nyine ko Imana iriho, dukorera Imana. Ku ijambo ry'Imana bavuga ngo dukorera Imana nk'abazimurwa ejo, dukorera isi nk'abazimurwa ejo, dukorera ijuru nk'abazarambara. Kumve ko ijuru niho iteganya kujya, dukorera isi, dukorere abo dukore nk'abazamara imyaka 100, ariko twizere nk'abazapfa ejo. So ubwo rero abantu tugira ubwenge. Hanyuma kandi nkanabashimira, nababwira ngo nyabona niba utarakora subscribe ku Mubwiriza Online TV hasimbukira wakora, kuko ibyo bakora ni ubutumwa bakugendera, ni wowe bifitiye inyungu. Ariko kandi utaranakora na subscribe kuri Big Mind TV, ugende ujyeho kuri YouTube kuri subscribe. Hanyuma niwumva hari ibyo turi kuvuga bitari guhura n'ibyo nuko bitekereza, twandikira igitekerezo tubwire uti ibintu ndumva byagenda gutya, hanyuma tunafatanye, kuko ibi bintu n'ibindi bigira aho bigera bizabona kwitwa no kuri wowe, kandi Imana izabana n'umugisha. Yego, ni birakoze cyane Mishaki, Imana igumugisha icyo kiganiro ndetse no kubw'iyo mpanuro utanze. Ariko hari ibintu uvuze bituma nongera kwibuka ikindi kintu, sori kukigaruka mu biri yavuga ngo Imana iba muri twe. Ese Imana ngo washake Imana iri muri twe, ko nimba ndi umwana w'Imana, ubwo ni ukuvuga ngo Imana iri muri njye. Umuntu abyara umuntu, ihene ikabyara ihene, ariko nimba naravutse wa kabiri umwana w'Imana, ubu deje umwana w'Imana, Imana iri muri njye. Kuvuga ngo Imana iri muri twe ntabwo bashatse kuvuga yuko umbaza wayisangamo. Oya, ahubwo bashatse kuvuga yuko Imana ikorera muri twe. Niba urwaye kugira ngo n'ukuboko kw'Imana nuko Imana izacamo nk'abujyana kwa muganga, kuko Imana y'ubwo ntizava mu ijuru ngo uterure no kwa muganga ngo wisange nta hantu haca. Kandi ikiganiro cyashanze kurangira, cyashanze kurangira ko ubwo kuvuga ko umuntu abona ibyiza biturutse mu maboko ye, n'abakozi ari gukora cyangwa abavuga butumwa wayi batabeshwaho n'ibyiza bakoze ku neza yabo, ntibashaka ibirenze cyangwa bashaka inyungu zikabije cyangwa baka abantu ibidakwiriye, ariko ibibakwiriye bavuga ngo buri muntu umuhinzi asaba yahinze, buri muntu abona ibyiza biturutse mu maboko ye. None nanjye tunyoko ngira ikintu nakubaza, abo bakozi b'Imana, abakozi b'Imana bakorera Imana kandi bakanakorera njyewe se nkorerane zihaye. Nubwo ari umukozi w'Imana waje kubwiriza mu rusengero akorera Imana, nanjye waje gusenga nanjye nkorera Imana, ategereza ko muhemba kubereka arankorera. Oya, n'umuhembe. None ayo mafaranga ari kwaka nayiki njye muri company nawe najyeyo akore agire abone n'umutungo. None twe bine durira mu rusengero, njye se uri mu rusengero handi mba nagiye mu rusengero
mu rusengero nanjye ntaho mba ndi guhembwa ntabwo ari shift mba najemo mu rusengero ngo irampemba nawe yibifata ko yaje mu rusengero gukora shift naze abwiriza ijambo ry'Imana Imana izamuhembe yitegereza ko ari bumwirize ngo muhembe kandi ari Imana ari gukora Imana tuzagaruka nishake ni muntu nyabona ngo kajya munyange ni ibitekerezo ntabwo tukwanga ariko bakwanga ni ibitekerezo byawe bidakurebye abandi bazashira comment avuga ati nyamara hano turabyumva gutya bashira igitekerezo bashira comment batubwire icyakorwa nishake tutarasoza ikintu ukunda ni byo nanga ko ari byinshi nibyo nkunda ari byinshi byaterwa n'umuhe kategori uko njyana kuko mu buzima ikintu cya mbere nanga nanga uburiganya mbere nta mpamvu buriya bintu mbi uburiganya ndabwanga buriya kugira ngo uze undiganye umbwire ngo iyi telefone yawe tubigenje gutya na gutya hari ukuntu yamera nyamara ari amaco kugira ngo yijyane nakwanga gusumbuje ukambwira ati wowe kabyara telefone wayimpa nkayigwa cyangwa ukanayinyiba simenye ko wayibye ukayijyana ariko kuza kundiganya ukayitwara bitamara ko wamfashe nk'igicucu wagize mbese akantu k'agapuripuri kari hariya gatumye ujyana ibyanjye ni nayo mpamvu uvuga ngo aho ubwira ngo uzaze umbeshye ngo uransengera umpeshe umugisha ntabwo wenda ntawe ufite ahubwo mbwira uti nakennye nguza cyangwa se nta nubwo bushobozi mfite bwo kuzakwishyura nakennye mpa aho ngira umuntu akuriganye azagusabe buri ikintu cya mbere nanga namuriganye ugakunda ibyo nkunda byo ni byinshi ketse ni byinshi cyane kurya kunywa kwambara kubaho kurya utuntu turi hafi favo yawe y'ibyo kurya ukunda n'iki rero birasekeje njye nkunda ibyo kurya abandi bose benshi badakunda Fanda umuceri ngiye abandi benshi badakunda umuceri urawufana rwose umuceri n'ibishyimbo ari abimaze fresh kuri ngiye kumbwira ngo urajya kuzana n'ibindi umuceri n'ibishyimbo n'akanyama n'agasosi nta kanyama ikinyama se ntazirya kabiri kagasozi k'inyama ntakanywa kabiri niba ari rimwe hari inshuro imwe nagatapfuna ntabwo bibaye kabiri gatatu murakoze cyane be muvandimwe twaganiriye kandi twaganiye neza ngira ngo abagabo twaganiriye cyangwa ijambo twaganiriye ni byiza kandi rirubaka abatwumva mukomeze mudukurikire kuri channel umubwiriza online TV uyu mwavuganaga ni mwene so Damien ariko n'umuvandimwe umutima wacu uyu munsi ariwe Mishaki kwa twamubonye mu buryo bugoranye nanone butagoye cyane muri Kentucky Lexington Imana imumugisha ku mwanya we kandi Imana namwe ibareze umugisha ku mwanya mwafashe kuko dukurikira Imana ibareze umugisha tuzasubira Imana ibakomeze murakoze cyane bye bene data mwiyeze mu mitima kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe kigoramye